bya sida rero hari ikiri kuvugwa gishya, hari agashinge bagiye kujya batera abantu kakagutera rimwe amezi 6 kakakurinda kwandura virusi itera sida. Urabona abagabo bari kukishimira hano kari hafi kuza. Ako gashinge bazaba bari kukavugaho, urumva ko twishimiye nk'u Rwanda kwakira abantu bose bavuye ku isi. Hari n'ibindi byinshi. Mugire ubuzima bwiza, mugire ubuzima buzira sida. Ibihe byiza cyane kuri wowe dukurikiye, ngira ngo habonye byinshi byavuzwe ku bijyanye n'umuti cyangwa se twavuga nk'urukingo rwa sida. Ni ibyishimo ku bantu benshi kuko sida ni indwara ikomeje kwica abantu batari bake cyane muri bihugu bya Afurika, mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi. Rero habonetse umuti uzajya uterwa umuntu mu rushinge. Ndagira ngo rero tujye kubana dusobanukirwe neza, ese mu by'ukuri ubundi uru ni urukingo cyangwa ni umuti? Ese abarwemerewe kuruterwa ni bande? Ese abatarwemerewe ni bande? Ese ni izihe ngaruka byakugiraho warutewe? Ibyo byose tugiye kubiganiraho, turebere hamwe niba koko uru rukingo tugomba kuzarwitabira turi benshi. Ikaze. Ubundi uru rukingo ni urukingo rumaze igihe rutegurwa cyangwa se rushakwa rukorwaho ubushakashatsi butandukanye mu bihugu bitandukanye bagiye barwitegura, no mu Rwanda rero natwe twari turwiteguye kandi igihe kitari gitoya. Mu Rwanda rero, u Rwanda rukaba ruri mu bihugu bigomba guhita bitangira gukoresha runo rukingo cyangwa se uyu muti. Ubundi ntabwo ngewe ndi burwite urukingo aho rutandukaniye n'urukingo. Ubundi urukingo ni umuti umuntu ahabwa ukagenda ukaba wakongera ubudahangarwa, cyangwa se abasirikare bakagenda bakaba bashobora kurwanya iyo ndwara yakingiwe ku gihe yaba igeze mu mubiri, kandi bikaba iby'igihe kirekire. Ariko urwo ruzajya ruterwa umuntu mu mezi 6, hanyuma nyuma y'amezi 6 umuntu yongere aterwe urundi, gutyo agenda kandi akurikiranwa mu mezi 2. Bavuga ko buri mezi 2 ku muntu warutewe azajya ajya kwa muganga kugira ngo barebe niba hari impinduka zishobora kubaho zikaba zatuma atabona icyo yaruherewe cyangwa se rukaba rwamutenguha. Ariko ubundi mu bijyanye no kurwizera, uru rukingo rwizewe hafi 100%, 99% ruremewe, rurizewe ku muntu warutewe. Uru rukingo rero ruzajya ruhabwa umuntu usanzwe adafite ubwandu bwa virusi itera sida. Ikintu abantu babyumve neza, abantu bari basanzwe bakoresha imiti igabanya ubwandu bwa virusi itera sida, n'ubundi bo bazagumya bayikoresha. Ariko bivuze ngo umuntu, hari igihe twajyaga tugira inzitizi muri sosiyete yacu nyarwanda, aho wasangaga nk'umuntu nk'umugabo n'umugore cyangwa se umusore n'umukobwa barambagizanya, ariko bajya nko kwipimisha bakundanaga mu buryo bukomeye cyane, ariko ugasanga nk'umuhungu for example asanze yaranduye, umukobwa ari muzima, cyangwa ugasanga umukobwa yaranduye, umuhungu we ni muzima. Icyo gihe bigahita biba inzitizi y'urukundo rwabo, bikarangirira aho ngaho, kuko abenshi ntabwo babasha guhita babyihanganira. Ariko iki kintu kigiye kuza nk'igisubizo cyiza kandi cyizewe, bitewe nuko nibazajya couple isanga nyine umwe yaranduye, azajya agenda nyine afata urwo rushinge mu mezi 6, muri ya mezi 6 yongere afate urundi,
hanyuma babane rwose neza bisanzuye, ntawe ushobora kwanduza undi cyangwa se ngo habeho ikibazo cyo kwandura virusi itera sida. Ni igisubizo kije kandi kizafasha abantu benshi mu Rwanda. Rero bitewe n'ubwiyongere bwa virusi itera sida buboneka cyane mu rubyiruko ngo niho uru rushinge ruzahera, ariko rugafatwa n'abantu baba bakunda gukora imibonano mpuzabitsina cyane. Ubwo twavuga nk'abagore n'abakobwa bakora umwuga w'uburaya, abagabo n'abasore bajya n'ubundi muri uwo mwuga w'uburaya. Bose nibo bantu bashishikarijwe kuzatangira guterwa uru rukingo cyangwa se uyu muti. Ikindi naruvugaho cyiza kuri rwo ni uko umuntu azajya aruterwa nk'uko bisanzwe, ni ukujya kwa muganga ukaruterwa. Ntawe uzajya amenya ngo watewe urushinge cyangwa se wikingiye sida, nta kimenyetso kizaba kikuriho cyerekana yuko wayikingiye. Hari igihe hajya habaho ikibazo cyo kwinjoyinga mu rubyiruko cyangwa se ibirori bitandukanye mu rubyiruko, akenshi ugasanga nk'umuntu aratunguwe, nyine bibaho. Ntabwo yari asanzwe ari umusambanyi, ntiyari asanzwe ibyo bikorwa by'ubusambanyi abikora, ariko bikamubaho nyine mu buryo butunguranye. Ugasanga agize n'ikibazo cyo kwibagirwa cyangwa se kutibuka ko hari imiti umuntu ashobora gufata nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ikaba yatuma atakwandura sida cyangwa se ubwandu bwa virusi itera sida. Icyo gihe ku muntu uzajya uba waragiye akarwiteza icyo kintu, iyo mbogamizi nayo iraba ivuyeho. Ikindi kandi uru rushinge ku muntu warwiteye cyangwa se warwiteje nta ngaruka ziremereye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko nta kibazo, ku bushakashatsi bwakozwe ku bantu batandukanye benshi, ndetse n'aha mu Rwanda rwarageragejwe, nta ngaruka n'imwe yabagaragayeho. Hari ingaruka rero zihari z'urwo rukingo, ariko ntabwo nazo ari ingaruka twavuga ngo ni ingaruka mbi, kubera ko mu busanzwe iyo umuntu yafashe urukingo aba agomba kugira impinduka yumva mu munsi umwe cyangwa iminsi ibiri. Ibyo rero narwo kuko ari urukingo cyangwa se ari umuti nk'iyindi yose, ntabwo wabura kumva izo ngaruka ku gihe warwiteje. Icya mbere, ushobora guhinda umuriro mwinshi, ushobora kugira ikibazo cy'impiswi, ushobora kuruka, ushobora gucibwamo, ushobora kugira uduheri tuza ku mubiri ari twinshi, ariko ntabwo tumara umunsi cyangwa ngo turenze. Iyo bikabije ntabwo birenga iminsi ibiri uri kumva izo mpinduka. N'impinduka z'urukingo ntabwo ari impinduka mbi zishobora kukugiraho ingaruka z'igihe kirekire. Ni iminsi ibiri, umunsi umwe, bikaba birakemutse umeze neza cyane. Urukingo rero cyangwa se uyu muti uziye igihe, njye niko nabivuga, uziye igihe kubera ko ubwandu bwari bukomeje kuba bwinshi. Ubwandu bushya bwa virusi itera sida bwiyongeraga ku munsi. Abantu benshi bapfaga, wasangaga benshi bari kuzira indwara ya virusi itera sida, ugasanga nyine bikomeje kuba ibibazo. Reka tuvuge noneho abantu batemerewe uru rukingo. Ubundi niba uzi neza ko ufite ibiro biri munsi y'ibiro 35, uru rushinge ntabwo urwemerewe. Niba utwite, uru rushinge ntabwo urwemerewe. Niba ujya unywa imiti y'igituntu, imiti y'igituntu, ino miti nyine y'igihe kirekire, ntabwo nawe wemerewe uyu muti
muti cyangwa se uru rushinge birasaba ko kubanza kwivuza impyiko cyangwa se umwijima. Cyane cyane abantu barwaye umwijima, mbere y'uko ufata uru rukingo ntago ubyemerewe, banza wivuza umwijima kugira ngo ubanze ukire, kuko byagaragaye ko uru rushinge rushobora kugira ingaruka ku mwijima. Ni byiza rero kubanza kwivuza umwijima mbere y'uko witeza uru rushinge. Ni ugukurikirana, ni byiza kubanza gukurikirana amakuru y'urukingo cyangwa se y'urushinge kugira ngo urwiteze wamaze kumenya uburyo rukora n'ubyo igomba kwirinda. Nabo ngabo rero kuba ufite ibiro biri munsi y'ibiro 35 ntabwo byemerewe. Kuba ufite indwara y'umwijima nawe ntabwo byemerewe, banza wivuza umwijima. Ikindi, kuba unywa imiti y'igituntu ndetse n'indi miti itandukanye y'uburwayi budakira, nawe nubwo bimeze gutyo kubyitondera. Ushobora kuzarwiteza, ariko nyuma yo kurwiteza ukigira muri ubwo ubuzima bwo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye wumva kuri safe cyane. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko hari n'indwara zindi zifatira mu myanya ndangagitsina. Utazirara ngo wumve ngo kuba bagukingiye virusi itera sida ngo ntabwo wakwandura izindi ndwara nk'imitezi, andi ma infection yangiza, za trichomonas, za infection urinaire, izo zose zandurira mu myanya ndangagitsina. Ntago bivuze rero ngo uzagende wirare ngo kuko witeye urwo rushinge rutuma utakwandura ubwandu bwa virusi itera sida. Icyo kintu nacyo uzajya ugitekerezaho kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kumera neza. Rero we twabanye muri iki kiganiro, ndagushimye kuba twabanye, kandi ni igitekerezo cyawe kuri uru rukingo turagikeneye. Sika comment aho ngaho nawe tuganire. Wowe mushyashya twabanye muri iki kiganiro, wari ubwa mbere warubonye ino channel, iyi channel ndagira ngo nkubwire ko tuyinyuzaho ibiganiro byiza by'ubuzima, umuco ndetse n'imirire myiza iboneye, ubuvuzi bw'umwimerere bukoresheje ibimera, ndetse n'ubundi buryo bwose n'ubujyanama butandukanye bugufasha gutuma ubuzima bwawe bumera neza. Reba rero aho wanditse subscribe nawe wakore kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi tugenda tukugezaho, kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi tuba tugenda tukugezaho. Komeza ugubwe neza, twongere mu bindi biganiro bitaha. Imana ibarinde.